Hari abadepite mu nteko ishinga amategeko basanga igipimo cya 0.8% cya alcool cyagenwe n'iteka rya Perezida wa Repubulika gishingirwaho mu kureba niba abatwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha cyaragabanyije icyuho mu gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Reka tubibaze Calixte Kabirwa hamwe na Byron Dayambaje. Gahunda yo gupima ingano ya alcool ku batwara ibinyabiziga mu Rwanda yashyizwemo imbaraga ahanini n'inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda, nyuma yuko habonetse amakuru yerekana ko hari umubare w'impanuka ziterwa n'abatwara ibinyabiziga banyoye ibisinisha ku gipimo kirenze urugero. Ni gahunda abaturage batandukanye bishimira ko yatanze umusaruro nyuma yuko hari abatwara ibinyabiziga babihanirwa. Yuko biza hari impfu nyinshi zari zagaragara mu muhanda, ubusinzi bwinshi, ariko uko polisi yakomeje kujya ipima abantu bakaba bari awoya yuko igihe banwe bashobora kubapima, abagabo benshi baretse inzoga. Ubu ngubu iyo agiye gutekereza kujya kunywa inzoga, ni ukuvuga ngo agira ubwoba ko bagiye kuza kumufata abapolisi, bigatuma rero ataba n'inzoga ari mu kazi. Bivuze ko rero kuba barasizeho bino bintu byo gupima abantu hari icyo byongeyeho mu kazi, binagabanya impanuka zo mu muhanda. Gusa mu ivugururwa ry'itegeko rigena imikoreshereze y'umuhanda, ingingo yaryo ya 9 mu mushinga w'iryo tegeko igaragaza ko Minisitiri w'ibikorwa remezo yahabwa ububasha bwo gushyiraho iteka ryagabanya igipimo cya 0.8% nk'uko Perezida wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga n'Umutekano Honorable Tumukunde Hope Gasatura abisobanura. Itegeko rya proposa ceiling, kandi nagira ngo mbibutse ko n'iyi ceiling ntiyari rimwe mu itegeko, byari mu iteka rya Perezida dutangira mu mushinga, ariko komisiyo isanga ari ngombwa ko tubizana mu itegeko. Icyo rero tudelegatinga ni uko Minister akurikije behavior changes, akurikije ikigamijwe gukemurwa ibibazo guverinoma ibihura nabyo ku munsi ashobora guhindura akamanura, kandi kumanura si uguhindura, ni ukumanura gusa, ntabwo ashobora icyo iteka rya Minisitiri ryemere ntishobora kuzamura ngo bagire 0.9 n'urugero. Ibi rero nuko twabiganiriye igihe kirekire, dusanga byava mu iteka rya Minisitiri bigashyirwa mu itegeko kugira ngo abantu bamenye ngo iki gipimo nicyo ntarengwa, warengeje ushobora kunywa uko ushaka, ariko ukirinda kujya mu modoka, gutwara imodoka. Icyo nagira ngo mvuge. Mu kwemeza umushinga w'iri tegeko rigenga ikoreshwa ry'umuhanda, bamwe mu badepite batanze ibitekerezo bagaragaza ko kugabanya igipimo cya alcool ku batwara ibinyabiziga bitiganwe ubushishozi byazaha icyuho iki cyaha mu kongera impanuka mu mihanda. Harimo koroshya cyane kandi ku bintu bigira ingaruka ku banyarwanda. Ubu ngubu nimba umunyarwanda abonye amakuru ko 0.8 atagomba kuyirenza, ubu koko dutange power zidafite na limit, zidafite na guidelines kuri nyakubahwa Minisitiri, ejo uzagabanye, ubwo murumva abantu bazaba affected n'ikigabanuka. Ubizi power tuzihe Minisitiri azagenda agabanye bya affecting abanyarwanda tutanabiganiriyeho. Kuri ubu niba baragennye 0.8, nuko banarije bakoresheje n'abandi bahanga mu by'ubuzima, ibintu byose bikarebwaho, bagasanga 0.8 iyo umuntu ari kuri vora abakiri normale ashobora kugerayo amahoro. Niba bashobora kugerayo amahoro, gutanga iteka riza kuvuguruza ingingo iri mu itegeko, nge mbona hari icyo twaba turiho gutakaza, kandi itegeko ryazagorana kurishyira mu bikorwa. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Jimmy Gasore uruhagarariye guverinoma yamaze impungenge abantu muri rusange kuri iyi ngingo ko leta itaha icyuho icyatuma ubuzima bw'abaturage bujya mu kaga. Dushobora kujya munsi ya 0.8 nk'uko n'uyu munsi hari ibihugu binagera kuri 0.0 bukemerera iteka rya Minisitiri. Hari impungenge zindi zagaragajwe cyane n'abanyakubahwa abadepite, bisa naho byumvikana ko Minisitiri azabyuka arbitrary akahindura imibare. Twakwibutsa ko iteka rya Minisitiri ari ibintu bica mu nzira nyinshi, habanza gusobanura impamvu iryo teka rigomba kubaho, hakabaho gusobanura kunyura muri Law Reform Commission, hakabaho kujya inama consultation n'abo bireba bose, bikazagera mu nama y'abaminisitiri ikabyemeza. Izo nzira iteka rya Minisitiri rinyuramo ari nayo nzira iteka rya Perezida rinyuramo,
twumva twaha icyizere abanyarwanda bizera ubuyobozi bitoreye ko butazagenda bukora ibintu bya arbitrary bidafite aho bishingiye, bakora ibintu n'ubundi biri mu nyungu z'abanyarwanda kandi bigakorwa byitondewe biciye muri izo nzira zose kugeza bigeze mu igazeti ya leta. Kugeza ubu mu Rwanda rwakoreshaga itegeko ryo ku ya 17 Nzeri mu mwaka w'1987 ryerekeye imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo, aho kugeza ubu abaturage bakunze kugaragaza ko iri tegeko ryari rifite zimwe mu ngingo zitari zikijyanye n'ibihe bigezweho. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali.